ni gute muvuga ko mu ijuru ari heza? Aka gatatu, ariko ntimuhabwire bene wanyu. Ijuru muririmba mugasara kuko mutaribwira bene wanyu ngo nabo barimenye. Aka kane, ni gute abantu bashakanira mu rusengero rw'Imana bavuga ko bari imbere y'Imana, ariko usanga baturanye babana nk'abahuriye mu kabari? Ko mu kabari bashaka kwemera ibintu kubera inzoga zabarenze basinze, ariko mu rusengero bari bazima. Cya gatanu, ni gute Satani yazamuwe mu bizera kandi mwiriba muririmba ko yatsinzwe burundu? Mbwirira kwegereye ngo Satani yaratsinzwe, mugabanye mu mutwe, mugabanye mu mutima, genda umusohore no mu nzu yawe. Ndiyo. Ngewe ntawe nza ndirimba, sinanamuvuga no mu nzu, sinasengera abana banjye ngo mvuge shitani kuba ari ukubanduza gusa. Ndamushaka hiki. Yaratsinzwe. Gutsindwa nuko mwibagirwa muri nge. Kabaho mu buzima numva Kristo gusa n'ubwiza bw'Imana. Ariko iyo wamaze gusetinga imyuka y'abazimu mu mutwe, nico gituma benshi bambwiye ngo none ngo uzikuye ngo niyo maze gusenga mu ijoro ngo kirukana batayimoni ngo nkajyamo ngo kuryamba bakaniga, abo barareka kuniga wararanye nabo no mu kanwa bari barimo. Wabahamagaye kubasenga ubamiza ubavuga ntabahari, egari kubahamagara. Niko byubatse. Tushobora kuvuga shitana hatari ubucokoje ngo areke gutera, aziko aho muramwemera, aho muramutegereje. Ariko abanyamwuka baminuje nzabibabwira kugeza mubyumvise. Baza ariko muzi ubwiza bw'Imana buba muri urusengero. Reka dukomere Yesu amashi ku munsi aduhaye. Ndashimira ubuyobozi bwa Foursquare, Bishop n'abashumba mwese mukorana dutumira. Hari haciye iminsi duhugiye mu bindi yo hirya, ariko Imana ishimwe ko twongeye kugaruka muri amahoro mugowe neza, kandi Imana ishimwe ko muri kwagura. Nari mbirwaye birenze rwose, kubera ndibuka ve twakoze aha igicaniro, ndeba uburyo abantu basubiyeyo, nahura n'abari mu mamodoka bataha barira, naje nkerejeho gato bakarira ati tubuze naho twinjirira. Ndavuga tubuse bizagenda gute? Ubu rero nihuzure vuba agira tugaruke mu izina rya Yesu. Ndashimira pasiteri ku ijambo ry'Imana yavuze. Imana iguhe umugisha. Nabwo nkikumva ngewe bene uko. Ndashima Imana, kandi bataragusengera ndibuka ko nigeze kuguhata amagambo ugatari ko wasenge wabuze iki, umbwira ngo urabitinya. Ariko ndashima Imana ko byemeye uyu munsi uhaye ibikora. Ibyo ni byiza. Ndashima Imana Suzanne kumubona duhuriye hano, barikiwa sana. Hari henshi duhurira mu bikorwa bidasanzwe, ariko bidasanzwe kabisa by'ubwami. Reka ndebe Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo 8 turahazi. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumva mu Yerusalemu muri Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Twumva Abaroma nabo 8:14. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka
w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Munsi yakavuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Urahari wa piano nangize ngo wagiye hano bambwira abacuranzi benshi ariko niyo gituma babuze bazamukorera agatebe karekare azayirirwa yicayeho. Dore urukundo rwatumye mfera ibyaha byabihamba mu mva, maze arazuka wamvuze nase nagaruka zamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye mfera ibyaha byabihamba mu mva, maze arazuka wamvuze nase nagaruka zamushimira ibyo. Tumukomere amashyi Yesu. Nabuze topic mbigishamo ngo ndagize nandika ngo ngiye kubabwira ibintu bintangaza mu bakizwa cyangwa se mu bizera. Ibintu bintangaza mu bakizwa cyangwa se mu bitwa ko bizera Imana. Ibyo bintu nshaka kuganira namwe uyu munsi mu mwanya Imana iduhaye. Ikintu cya mbere natekerejeho nanditse aha, nibajije ni gute mwuzura umwuka wera mukayoberwa ibyo yaje gukora byose muri mwe. Cyane hagaragara ibintu bitatu ubona bakizwa bitereye umwuka wera bumva ko ari ibyo gusa: kudufasha kujya mu ijuru, no kudufasha kumenya gusenga, rimwe na rimwe no kudufasha kwirinda ibyaha. Ariko umwuka wera ibyo ukora birenze ibyo bitatu mvuze. Nimba muri hano tuvuge ngo haleluya. Aha, mutangiye kugera iriya ku marembo ntimurinjira. Nimba muri hano tuvuge ngo haleluya. Amen. Mana yanjye, mbariza ukwegereye ngo umwuka urawumva? Tugwizanye ukuri, urawumva? Iyo bavuze umwuka wera baba bavuze imbaraga z'Imana ishobora byose zahoze muri yo zikayifasha kurema ibyaremwe byose. Niyo bavuze ngo umuntu biriya birivuga ngo nukiryaho no gupfa muzapfa, kwari ugupfusha umwuka gusa, ariko ab'inyama n'amaraso b'ubutaka bakagumaho. Adamu akoze icana Eva barapfuye cyangwa bagumyeho? Mu mubiri bagumyeho, ariko mu mwuka marehemu baribagiranye. Icyo bapfushije ni umwuka w'iyabaremye wababagamo, ubaha imbaraga zifite kapasite yo kwita amazina ibyaremwe byose mu munsi umwe, amamiliyari y'ibyaremwe. Umugabo akabyita amazina mu buryo bwihuse mu munsi umwe, bikemera kubera ko afite umwuka w'ubumana wose muri we umushoboza gukora ibigiye gusa n'iby'Imana ikora. Nicyo gituma iyo ndeba muri Bibiliya nkareba abandi bizera biratangaje. D'abord icyo gihe umwuka icyo gihe wari ukiri na muke, ubuhoho wabaye mwinshi
ku rwego rudasanzwe, ubu ni mwinshi cyane. Yari muke akaba no ku bantu bake, ariko iyo ndeba bake buzuye uwo mwuka uburyo bahawe imbaraga zo gukora ibidasanzwe mu isi. Munyumve mbabwire, umwuka adufasha tukiri mu isi, adufasha kugira iby'ubumana muri twe, agasubira akadufasha kumenya gukora ibidasanzwe byo muri iyi si, yaba kuyobora, yaba gukora ibidasanzwe, yaba no guhishurirwa bimwe mu bitariho muri nge, ariko nkaba nabihishurirwa bikazisanga bihari. Nareba Bibiliya rero kavuga bigenda gute uyu mwuka w'Imana ko ari wo wari muri Yosefu, ariko byagenze gute ngo umushoboze gukora ibintu bidasanzwe kandi abikorera ahantu habi. Biratangaje kubona umwuka bamuke mu bantu bari i Rwanda no muri Afurika. Reka mbabwire aya makuru niba mutari muyazi. Abazi kugenzura ibirere by'umwuka, Afurika iri ku mwanya wa mbere kugira ikirere gifungutse cuzuye umwuka kurusha indi migabane yose yo ku isi. Ababyemera bavuge haleluya. Abari hanze ntimundera amabuye rwose, ntimundera amabuye rwose. Afurika iri ku mwanya wa mbere. Amerika ishobora gufata uwa kabiri, wenda Australia wa gatatu, Ubureya bushobora gufata uwa kane, Aziya igafata umwanya wa gatanu. Ariko Afurika ikirere cyayo cyose gitwikiriyemo presence y'Imana, ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu hari ibitarabagwaho byaguye muri ariya mahanga. Ariya mahanga bahakana Imana izuba riva, bakora ibintu byose shitani baramwiyitirira izuba riva. Ariko Afurika iracarimwe gutinya Imana n'agahinda k'umwuka wayo, ikirere kiracatwikiriwe. Munyemere dukomere iyo Mana amashiwe. Nongere mbabwire niki, niyo mpamvu muzarebe imisengere yoroha muri Afurika, ariko wagera handi ikagorana. Mbabwire niki abaririmbyi munyumve, ritime waririmbiraho hano mu Rwanda siyo waririmbiraho Europe, sinayo waririmbiraho Aziya, ntiwanayiririmbiraho Amerika, ntibishoboka. Ngeretse iyo mpano ukayiherwayo waririmba bingana n'ibyo wahereweyo, ariko ibirere birarutana, ntabwo binganya imbaraga. Hari abakozi b'Imana b'inshuti zanjye benshi bamwe twasenganye twagize gute bari muri ibyo bihugu, iyo tuganira ndababwira atari ko wagarutse kurakora iki? Noneho mwakambwira ngo ariko wowe waje nkaza gukora iki? Benuko hakaba hari uwo nigeze kubaza, kuvugiye umaze kwatuza abantu bangaye kuvugezeyo? Arambwira ngo imyaka 8 nta n'umuntu umurakira Yesu. Ndamubwira ngo aho sino haba ngeretse nabuze ahandi mba mu isi. Nge kamubwira ati ni intego buri mwaka. Umwaka washize nari nihaye kubona 4,000 nzabwiriza bikakira Yesu. Hakiriye 4 nimba ari 140 mu mwaka ushize. Uyu hari ibindi nongeyeho mba nkuzamuraho, mpanganye nabyo ku mwaka udashira ntabibonye byakira Yesu. Ibyo bidakoretse niho nyamvuga naba nitwa umukozi w'Imana kugira gute? Barimbuka ndeba mpari nabamba mariki. Ibirere biratandukanye. Rero niyo njya nibaza kubera iki rero ubona ko umwuka w'Imana adafite imbaraga zidasanzwe muri twe ngo dukoreshe ibintu bihambaye. Nareba Yosefu we uzamure piano. Oya uri hasi. Note. Okay. Impamvu bigira nshobora gufatwa nkaririmba nuko numvaga nyine ko ndusha ntabishobora.
aha Yosefu, mbwira urwegereye ngo Yosefu yabayeho. Wibuke Yosefu, ibyo yabwiwe byarasohoye, nubwo haciyemo kwa Potifari ntibyabujije, kwa Potifari sindayisora ngo muyimenye mu minsi zayibaha, ndebe ko ariho muzayifasha. Umuhungu afite umwuka, yavuye iwabo, yisanze Babiloni nako Egiputa. Egiputa niyo yabaye kapitale ya mbere yakira umwuka wa Babiloni, ubwo wari uvuye kuri fondatere wawo ariwe Nimurodi mu Itangiriro 11. Systeme ya Babiloni yatangiye mu Itangiriro 11. Systeme ya Babiloni irarangirira mu Byahishuwe Yohana 18. Nibyo bintu bibiri bishoreranye muri Bibiliya. Abashaka guhinda Bibiliya ngo musome uduce tumwe, Bibiliya yuzuye imyuka ibiri na systeme ebyiri zihanganye, zifite aho zatangire zikagera zisoreza. Ushaka kujyana n'Imana neza ugomba kumenya n'ibyo nabyo, ukamenya ngo twavuye he ubu tugeze he, ko turagana he. Nuko bimeze. Ndebera nono Yosefu yisanze muri Egiputa, ariko bamugurisha bamujyana afite umwuka w'Imana, awujyanayo ngo agere muri Egiputa kwa ba Farao. Ibyamubayeho murabiza, ariko umwuka w'Imana yarafite umwuka utamwemerera gusambana n'umugore hapa nubwo kandi muka Potifari yari yakinze mu rupango, bari babiri, yirukanye abandi bakozi, basigara ari babiri. Aranamubwira ati gusambana nanjye ni nka promotion za buronze, kuko ugiye mu gitanda ca boss. Biratuma noneho kugira umuntu utonye cyane nkagutonesha. Umuhungu ngo abikubite ku gipimo cy'umwuka, biramubwira ngo ibi ushobora gutona ku mugore ariko ugatakaza amanota ku Mana ishobora byose. Ngabireba aravuga ati ntibishoboka, ntahona. Aramubwira ngo imiryango nayikinze n'amarida ariho, ntaho tureba. Aramubwira wehehe, mw'ijuru hari Imana we, mw'ijuru we hari Imana. Nimuyikomera amashimani ikora. Haleluya, 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 haleluya. Araba mw'ijuru harakinguye, ndio wakinza, ariko ijuru rirakinguye. Yosefu aramubwira ngo nyirabuja aramwangubya, urabikora kuneza cyane kunabi. Yosefu Bibiliya izigaragaza ngo arabyanga. Kubyanga si ukuvuga ngo ndabyanze, sibyo. Mbwirira ukwegereye ngo wige kuvuga ngo ndabyanze guhera uyu munsi. Iryo ako gusa ndabyanze. Uziko abantu niyo mbwiye ibintu bidashoboka by'ibipagani, ngo reka ngo tuzabyigaho, mwigaho ibiki. Muri iki kirandevu utanze n'iziki. Ibiri yego ni yego, ibitari yego ni oya nyine. Yosefu aramubwira ngo ndabyanze. Avuze ngo ndabyanze, aravuga toke urabikora kunabi utabishaka. Yamurushaga ibiro, yaramusumbaga, kari agahungu gato, ngo agafate kumva ko yagashoboye, ariko kareba mu ijuru karavuga ngo Mana we, ibi se nabikira nte? Sinzi ukuntu yigiza atya, abona amuvuyemo. Abanyamwuka baranyerera nk'amavuta nyine, umwuka ni amavuta. Sinzi uko yanyereye, aramucika, asigarana ikoti rye. Aramubwira ati risigarane, iryo risigarane rwose. Komantere zivuga ngo Yosefu yasohotse yambaye ubusa inyuma, ariko yambaye gukiranuka imbere. Abari mu isi bamubonye baramugaya bose, bamuciraho iteka ryo gufungwa, ariko abari mu ijuru bose bamuterera saruti. Baravuga ati mu bagabo bazavugwa mu isi Yosefu azavugwa, banakuririmbe, kuko ubaye intwari yo mu ubwo utsinze ico kigeragezo.
nanjye ndi Uwiteka nzagukorera ibyari bisigaye kuri wowe. Ni umwuka wabimushoboje. Bamuta muri gereza ngo agereyo. Igitangaza kwa Potifari yayoboye abakozi 13 kugeza ubwo yabwiye Imana ngo Mana ngira ibyo wavuze ngo nzayobora bishoboke ko ari aha vraiment kamembe naha sinorusha. Abakozi 13 ngo agere muri prison. Yagiye kwamara amezi angahe bamurindisha gereza yose 3,000 birengaho. Yosefu abariyo bagira chef aravuga ati wa Mana we ndibaza ko ari aha wari waravuze nzayobora. Mbwirira ukwegereye ngo ahugeze nturamarayo aho haracari hafi tegereza aho nturagera mu by'Imana ishaka haracara handi. Yavuye muri prison ari uko bamuhamagaye ibwami. Ageze ibwami imbere ya Farao. Ay. Mwambie Farao saa imetimia we. Mwambie Farao saa. Amuhagaze imbere aramubwira ati sha bavuze ko ari we usigaye ngapfa cyangwa ngakira. Ibyo narose byamfahamuye. Igitangaza ibyananiye abapfumu, ibyananiye abanyabwenge ba Egiputa, ibyananiye abahanga bose babizaniye Yosefu agahungu kakayuda nta mashuri kize nta bihambaye kakoze ariko gusa kasabanye n'Imana ishobora byose. Gusabana nayo bigiye gutuma umuhungu akora ibyananiye abandi banyegiputa bose. Bivuge umwami arabivuga na rosi binibi ndebera akazaro akavuga inka araroha akavuga amahundo akanyamwuka kamuhagaze imbere karamwitegereza. Aravuga ngo aje kurangiza aravuga ngo tuza umutima wigira ikibazo. Nibyo ibikomangoma byashoboye bashize ubwoba burabamaze. Umwami natabibwirwa turajya he? Mbwirira ukwegereye ngo humura ba Yosefu baracariho. Ba Yosefu baracariho batuma ibintu bisobanuka. Icyo yakoze niki abisobanurira umwami neza. Ariko uzakurikire Yosefu na Danieli basobanura. Agera imbere y'umwami akambwira ngo ntabwo ari njye kubikubwira. Ngo ariko Imana nyirijuru yashatse kuguhishurira ibihishwe utamenya. Nakunze ahantu bakunda kubabwira akavuga ngo twamenye ko umwuka w'Imana zera ngo aba muri wowe ahari wenda abasha kugusobanurira. Yosefu yabisobanuye byose arabimubwira. Umwami aratangara. Agitangaye hanyuma muri biri haravuga ngo ngabaza abatware ngo twakurahe umuntu umeze nk'uyu muri iki gihugu. Twakurahe umuntu umeze nk'uyu muri iki gihugu ngo bamubure. Umwami arabwira ko twamubuze iyo uriya wabisobanuye nyine ari we duhaye imyanya ikomeye akayobora. Aha hantu nahise nibaza kumbe umwuka w'Imana yashoboza abantu umunyamwuka gukora ikintu abandi bananiwe. Nyumva kubwira iki kintu nimba koko ufite umwuka w'Imana ndahera Imana dukorera gute bidashoboka ngo wowe ufite umwuka ukora ikintu kidasanzwe iwanyu kitigeze kiba iwanyu. Ninde muntu ubishaka mu izina ryawe mwereke ko bishoboka. Reka nkubwire icyo kiganza umanitse Imana nyirijuru yaremye ijuru n'isi. Icyo kiganza kizakora ikintu kitigeze gikorwa iwanyu mu izina rya Yesu. Ndabizi ko bishoboka. Maze kuzura umwuka nzi ibintu bitatu byabaye kwa data
bitigeze bibaho, bitewe gusa n'imbaraga z'umwuka zikorera muri njye. Sinshobora kubyibagirwa. Umwuka twahawe w'Imana muri twe, ni ukuvuga ngo n'imbaraga z'ubumana zafashwe ziterekwa mu bizera ngo zitangire gukorera muri bo kuko zakoreye muri yo, kuko zakoreye no muri Yesu Kristo, ngo batangire kubaho ubuzima busa n'ubw'Imana muri iyi si. Uko babonaga Yesu bakabona se, ubu niko bimeze ngo nibabona twe bahite babona Yesu muri twe. Nta kindi gituma byemera nuko ari umwuka w'Uwiteka utugaragaraho. Turi kumwe tuvuge haleluya. Aha, ndebera Yosefu ari muri Egiputa ihetse systeme ya Babiloni. Babiloni ije kurwanya ubwami bw'Imana ngo bwibagirane mu isi. Hanyuma Imana kuko itagipfa nayo gutsindwa, nayo yatangije indi muvema, itangiza icitwa ngo ni Yerusalemu y'umwuka. Babiloni na Yerusalemu bihangane. Mu nyumve mbabwira aka kantu, kuva mu itangira ukageza mu byahishuriwe, ni izi mbaraga ebyiri zihanganye mu isi kugeza n'ubu mpagaza aha hanze. Isi yose itwikiriwe n'imyuka ibiri, ni Babiloni cyangwa ni Yerusalemu. Nimubona Bibiliya, hari umuntu wambwiye ngo ariko kubera iki dusoma Bibiliya ukabona ibitabo bya kera biravuga ngo Abisirayeli ngo barwana n'abaki, ngo hapfa ngo 10,000, ngo ibyo byo kwicana tubisomera iki? Ziriya ntambara zose ubona muri Bibiliya z'Abayuda, ziriya rero ni z'abanyamwuka baza bakurikirana neza, kumenya ngo iriya yari macenire, barahanganye. Swat Babiloni iratsinda cyangwa Yerusalemu iratsinda. Mu isezerano rya kera kwari uguhangana live mu mubiri, bamwe batsinda abandi babamare babagira imbata. Niko muza mwumva ngo Isirayeli yisanga muri Egiputa nyuma ya Yosefu, ngo Egiputa iravuga ngo mubashire mu buretwa, hanyuma mubatoteze. Icya kabiri, ntimwemere ko bagwira. Icya gatatu, mubakeneshe. Icya kane, ntibakamenyekane. Aha, ibyo ni mubishobora bazabimbata iteka. Systeme yari ibahishemo izapfa itongeye guhaguruka. Ariko Imana kuko itagigaherwamo ariko Mana yanjye, Imana kwitagi, reka nsubira inyuma. 11 mu itangiriro, Satani amaze koreka batuyisara bamara, Imana yicuza ko yabaremye, isanga hasigaye umwe muzima ni Nowa. Nyuma ya Nowa baragenda bagera aho bariya ba Nowa wapfuye, Imana ibaha idafite n'umwe, ngo igere mu 11 itangiriro. Satani ahagurutsa umufondateri wa systeme ya Babiloni ugiye kuyiyobora, yitwa Nimurodi. Yubaka umunara w'Ibabeli, Imana irawusenya. Ariko nanone yiga kuyobora abantu, yiga kuyobora inyamaswa. Nimba mubona inka zarabaye mu bantu, Nimurodi niyo wazanye imbogo zimwe zibinka, afata ibi byose bibana n'abantu biremera, ibindi biranga. Hanyuma yegeranya abantu arabayobora kugeza kuri Nimurodi. Umuntu wese yari umutware, umugore akaba umwamikazi aho baherereye, ntawayoboraga undi. Nimurodi niwo bitangije ku migambi y'iki y'imbaraga z'ubusatani, ngo Satani abone uko akontorora isi anyuze mu itsinda ry'abantu bafite imitekerereze y'ubusatani ku rwego rwo hejuru. Bubaka umunara ngo bigirire izina, aho kuzamura izina ry'Uwiteka bashaka iryabo. Icya kabiri, bazamura ibigirwamana. Imana ibona hubatswe systeme y'ubushitani, ngo igera mu gice cya 12 itangiriro, nayo ishaka umuntu, ihita ibona umugabo witeguye uri gushakisha ngo ariko ntawambwira amakuru y'Imana yaremye ijuru n'isi ngo nyimenye, ngo atangire kubyibaza. Iri mu ijuru iramuhamagara iramuhamagara Aburahamu,
aritaba ati karame. Iramubwira ngo sohoka muri, kuko itamubwiye ngo ndakorana nawe uri Uri, ntibishoboka. Uri yari yambaye system ya Babiloni 100%. Urayisohokamo dukunde nge nawe twubake system nsha, naho iwanyu ho harafashwe. Yari isanzwe ari Salem mu rw'amahoro, hanyuma yongeraho Jeru gusa. Ni ya yindi niyo yahisiba, ibirakomeje. Systeme y'umwuka ibiravutse. Mana yanjye. Ndebera, Nimurodi arazamutse, Aburahamu arazamutse. Gutinda kubyara kwa Aburahamu biva kuki? Systeme ya Babiloni, Uri y'Abakarudaya deja yari yamaze kumukonekta kugira ngo izibe urubyaro mu nda y'uyu. Uwiteka yaronse ibirimo bizaba bikomeye. Mugerageze turebe ko basi kutabyara kwe Imana yabura urubyaro izitirirwa. Ariko Imana kuko ari Imana ntijibura ukwigira gute? ya babiririmbye ndizibura uko ibigenza. Arabyara, Imana ironse umuntu, Imana ironse famiye, none birasimbutse Imana ironse ishanga, ari ryo Isirayeli. Isirayeli y'umwuka yubaha Imana, ngahe yisanze muri Egiputa. Kandi Egiputa icyo gihe niyo yari kapitale ya systeme ya Babuloni, niyo yari ifite abarozi ba mbere bose bo kwisi. Nta n'umurozi wa Egiputa n'umwe utari umurisansiye mu by'uburozi. Si nk'aba b'i Rwanda bafutaguza ibyatsi batarakiye no muri garidiyene y'uburozi. Bari abantu bakomeye, ibintu byabo byose biri hejuru, ariko biyobowe n'imbaraga ziri satanike. Hanyuma umuntu wenyine wayibayemo afite imbaraga zo kuyimetiriza, agakandagira Egiputa na Babiloni yari Yosefu gusa, kuko yari afite imbaraga z'Imana zikirenga mu buryo abemeza byanga byakunda. Abaje nyuma ye, Egiputa irabakandagira, Babiloni irabamira. Ariko nkunda Imana mwe abantu, undebera igitangaza. Imana yavuga ati nubwo Yosefu yapfuye, ndashaka undi muri deri uzaza afite imbaraga, afite umwuka wanjye, kugeza ubwo Abaheburayo bazakubita hasi iyi systeme y'abamize. Ibi ndi kuvuga mwicaye hano, bamwe n'u Babiloni bicayeho. Tuza winyagambura, warashize, yagufungiye amayira yose araziba. Tubone yuva, ntubone yujya gute? Yahise ababwira gusa kugira ngo dushobore aba batazatwigaranzura, mubashireho uburetwa, mubakoresha imirimo y'agahato badahembwa, mubagaburira intica ntikize. Icya kabiri, mubabuze kugwira. Kugeza isampagaza Babiloni ntiremera ko abera bagwira, ntishobora kubyemera. Genda hanze urasanga buzuye, uzaje mu kabari uzasanga bakandagirana kandi barambirwa ngo batahe. Ariko hano mwapfuye, ubu mwarambiwe, murataha musa mwaje hano bagiyeyo, murataha bakiriyo, muraryama bakiriyo, baraza mwicuye gatatu. Iyo mutanze amaturo mu by'Imana barababara, isi yose igasakuza, ariko amafaranga atangwa mu kabari nta n'umwe ujya uyavugira. Ayo ni normal, kandi bayarirayo abana bakanaburara. Ariko ntawe nza mbona utura ngo atura amaturo ngo araza abantu busa. Kubera iki? Systeme yo kubaka ibintu by'ubusinzi byo gucanganyikisha abantu, by'utubare n'ibindi, ni systeme ya Babiloni. Babiloni bisobanura ngo umurwa wo gucanganyikirwa. Niyo hatangiriye ibintu biriya by'utubare, haza ibintu by'imizika, ibintu byose bikurura ikiremwa muntu kugira ngo gisange cyataye Imana, naho byinjiriye. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, ko Mana yanjye ndagukunda, niyo abantu batabyumva ndabyumva mu izina rya wa Mana we. Imana igeza iravuga ngo ndarushe.
sinakwihanganira kubona ubwoko bwanjye bubayeho kuriya. Kubwira amakuru meza ngufitiye umugoroba, ndi imbere y'Imana nta mana ijya yihanganira iminiho n'imibabaro y'abayubaha, ibikuremereye n'ibikuriza ibiha igihe gusa. Ariko sote hari n'ibitinda bitewe n'ubujiji bwo kutizera bigatuma uhatinda. Hari n'abandi amahame mwarayataye y'iby'Imana arabananira bituma muhera mu butayu. Ariko iyo uhagaze neza mu nzira z'Uwiteka yiteguye kukurokora byanga byemera, inzira zifungwe izaca izindi. Nacyo nkundira Imana, uzi ko imbere yawe hose huzuye abantu, n'inyuma barahaba, n'iburyo barahaba, n'ibumoso, ahantu hose barakuzengurutse, kugira ngo iyo bashaka kugufungira amayira bayafunga byorosha. Urajya hese ko bahari, abagusumba baruzuye nka Zakayo, abagize gutabatemera kugira hujya bose baruzuye. Ariko ngakunda Imana ko yisigiye irembo hano, nta bagabo babaha hejuru, nta n'abagore babayo, kugira ngo uwizashaka gutabara izamanuka itanyuze muri ambuteyaje y'abagabo n'abagore. Mana yanjye nimuvuge ngo haleluya, amen. Imana yakoze iki? Nayo muri systeme ya Yerusalemu ihagurutsa umugabo umwe, Mose. Cyambere, nanje ncitwa Imana sinzemera ko abanyubaha bahera mu buretwa ncitwa Imana yabo. Ico ntigishoboka. Nje kubatangariza uyu mugoroba nimba ndi hano mfite umujinya wo mu mwuka mwinshi sinzi yo wavuye. Nta mana twizeye yakwemera kuhera mu buretwa uciruka inyuma yayo ishaka. Ndavuze ngo uburetwa wari urimo burangirane n'uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Singisengera abantu umwanya munini, ibyo nabyo mubimenye. Nuko kose nudakirira aho bakureke, keretse uzabe wararozwe n'abarozi bo muri Egiputa, naho ab'i Rwanda bo taco bashoboye. Imana imanura Mose araza aravuga ngo nta buretwa kuva uyu munsi, nta muhebura uzongera gukorera umunyegiputa ngo amukorere ibintu bijya muhora mukora. Hagarika. Babihagaritse igitondo kimwe, amarira ya buri munsi n'agahato birahagarara kubera iki? Mose yahageze. Icya kabiri, Imana irirahira avuga ikindi, bababujije kugwira. Ntanze umwuka wo kugwira mu bagore b'Abaheburayo, mugiye kubyara biboroheye mu buryo batazababyaza. Mana niyo sengesho ndi gusenga ngo aho bigeze hamanuka umwuka w'Abaheburayo wo kubyara, dutangire kubyara abana bo mu mwuka twese. Kuko iyo bireba tumaze igihe itorero risa naho rimeze nk'abagore b'Abaheburayo bari munsi y'igicu cy'Abanyegiputa, badashaka ko bagwira, badashaka ko babyara. Ndavuze ngo biragatsindwa mu izina rya Yesu. Harageze ko tubyara b'umubiri tukabyara n'ab'umwuka, n'ab'imibiri tukababyara mu mwuka bose. Icyo nacyo Imana iragihagarika ngo bazabyara ku mbaraga z'Imana atari ubushake bw'abantu. Barabyaye. Icya gatatu, Egiputa yari yaravuze ngo mubakeneshe ku buryo batazagira ikintu na kimwe batunga muri Egiputa. Kugeza n'uyu munsi wa none muzabigenzure neza. Hari imyaka ishize myinshi Babiloni yarakandagiye itorero ikavuga toke baraducitse, ariko mubakeneshe. Nta myaka myinshi mubona ishize amatorero akenye ku buryo butumvikana. Twarindaga gukora ibiterane ari uko tubonye abazungu, niba nadusaba ngo twigishe imyigisho ipfuye nk'iyabo, benshi barayemeye ngo niho abazungu babaha amafaranga. Ariko dukunde tubona amafaranga ariko duhindura inyigisho. Ibyo byarabaye. Ariko Imana ishimwe, mfite amakuru y'ibirere n'ubuhanuzi. Igihe kirageze ndetse cyarasohoye tugihagazemo, aho Uwiteka agiye kugarura ubutunzi mu Baheburayo ari bo bera bisumba byose. Mana yanjye, muzayatunga
mutungane ibirenze ibyo mwatekereje, ariko impamvu yabyo ni ukugira ngo mubone ibyo muja gukorera mu Imana yanyu. Turi kumwe? Tuvuge haleluya. Nigeze kubaza abakozi b'Imana umunsi wo twawe Hilltop, twari benshi cyane bo muri uyu mujyi, bigenda gute ngo tube tunaniwe gukora ibiterane kandi twese tuhari, impano zirahari, ngo si amafaranga? Ariko none tuzareka ngo ni amafaranga iyo tuyashatse? Ariko nje gusanga ikibazo si nico, ni ubumwe buke gusa ni ubumwe buke buri mu matorero. Dufite ubumwe, Foursquare n'itorero babwira ngo shaka miliyoni, Foursquare ikabura miliyoni. Aye yandi yose mujya mubona bayabwira zana miliyoni wayabura. Miliyoni 10 kugera kuri 20 ni igiterane ciza muri stade kidashobora kubura bakizwa barenga 4,000. Nibyo nabwiraga, none binaniranye gute ngo mbone byanze? Twavugaye turi nka batatu tubitangire, tumaze imyaka ingahe 3 tubikora hanze mu mastade, n'ubu nari maze bushize ne Nyagatare. Byiza cyane, buri munsi bakizwa, ukabona igihumbi c'abantu bahagurutse baje kwakira umwami Yesu. Avuga ati Imana ndagushimiye ko waduhaye amafaranga ashobora gutuma dukora ibi bintu. Gikondo twayikubisemo nasuzanuye, Imana iguhe umugisha, munamukomera amashi. Buri yakoze akantu ntashaka kuzibagirwa. Yambwiye ati hari agace kananiranye pe hitwa Sodoma muri Gikondo, ariko Imana igira neza we. Kuwa gatandatu nagiyeyo numva amarira gusa aramfashe. Kundi wa gatandatu habayo kugraduatinga kw'indaya za Sodoma zakiriye Yesu, tuzishyira mu mashuri y'imyuga. Zari zimaze igihe ziga, zarashoje, twazishakiye igicaniro, twabashakiye inkunga, amamashini yo kwigiraho, bariga. Ejo bundi barashoje igicaniro na ADEPR, abavugizi ba ADEPR, tujya hamwe n'abayobozi duhurirayo. Mbega ibintu byiza we, bambaye neza, baraberewe. Ariko Mana yanjye ndavuga ati ndebera nk'ibi bintu, kandi bashoje buri muntu wese tumuha imashine ye atahana, ajye yidodera, ntazongera gusabiriza cange se ngavuye ngo byagize gute bene uko ngo aje muri abo bagabo. Hari n'igihe bamwe batwandiye ngo bafite baburaye bagize gute bene uko. Warakoze cyane, iyo ataba wowe kura y'Imana bare abantu barakijwe, kuko niwe wavuze ayo makuru y'abo bantu. Baragoya ko gace, ariko uyu munsi Imana we abantu 70 barinda ya nibiki, iyo bareba ukabona barahindutse, ni ibintu bikomeye. Bwirira kwegereye ngo umugisha wacu uri hafi. Ndasengera baraha ngo utangirane n'uyu munsi mu izina rya Yesu. Uyu mwaka ubu wawe, nimba mufite umutwaro wo gukorera Imana, ntacatumita itayabaha. Imana yaravuze ngo icyo ndarambiwe n'ubukene mu Baheburayo kandi ndabusezeye. Muzava muri Egiputa muri abakire ku rwego rwo hejuru, kandi Umuheburayo wese yemerewe gusohoka muri Egiputa ari umukire. Bavuye Egiputa bafite ibintu bitabarika, inzahabu zose zari zahindukiye zagiye mu Bayuda, zivuye muri bande. Isi ntizasozwa umugisha n'amahirwe Imana itarabigarurira itorero rya Kristo ngo rifate umwanya wa mbere wo guhindura abari mu isi bakoresheje impano n'iki n'amafaranga. Mose yabakuye muri Egiputa, baragenda barambuka,
ariko umuntu ntangaza cyane, Daniyeli we yari muri Babiloni, centre hagati ya Babiloni, ariko yarayinyeganyeje kugeza ubwo n'abami ba Babiloni baruha bagapfukamira Imana yande ya Daniyeli, bamuhusha bakagaruka akaba aribo bikubita hasi bagapfukamira Imana yande ya Daniyeli. Harageze k'ibyo uhanganye nabyo nukuri bipfukama bikamenya ko ufite Imana ishobora byose. Ako nkababwiye kugira ngo mumenye, nukuvuga ngo Bibiliya yose irimo izi systeme ebyiri. Uzabona abayuda bacumuye umwuka kabavaho, Ashuri kabakubita ariyo Babiloni, bwaca bagaruka ikabaha imbaraga bagakubita abanzi bagasubirana imbaraga, bwaca bacumura bagakubitwa bakisanga muri Babuloni. Nuko kugeza ubwo Imana yohereje Kristo iravuga ngo wowe urajyana umwuka wanjye wose uje kuba ari wowe uba uyobora urugamba rwa nyuma kugeza ubwo Babiloni isenyuka burundu. Kristo yaraje kandi imbaraga zari muri Yesu aba ari Imana ifata iziha itorero rye, niryo itorero ryose ryazifite. Imbaraga zose zirahari ntaho zagiye. Niho rero njya nibaza kuki umwuka uri muri tukora utuntu duto cyane tumwe ndetse ubona turutwa n'utw'abapagani, kuki hamwe n'umwuka w'Imana tutabasha gukora ibi. Dawudi we urakabaho wari umugabo, yazagara akavuga ngo Dawudi n'Uwiteka tuzakora ibintu by'ubutwari, tuzakora ibintu bikomeye. Nabijyamo natinda kuko Imana yarabitanze, abo yabihaye nibo batamenye icyo bahawe. Kugeza n'uyu munsi wa none nibwo bushakashatsi nge nakoze no kumenya ko icyo twagizwe n'uyu munsi ndi turacumva ni ikibazo gikomeye. Ibisigaye ngiye kubibasomera. Icyo ni cyambere cyantangaje, ibindi byo ndabisoma. Cyakabiri cyantangaje mu bakizwa, nigute muba mu bwami bw'urukundo ariko mukabaho nk'abatarugira. Muremera ko twese ubwami bwa Kristo ari ubwami bw'urukundo? Kristo si we mwami w'urukundo? Kugira ngo afate isi hari imbunda yari afite, hari uwo yatutse, yakoresheje urukundo kugeza ubwo igice c'abari mu isi kimuyoboka. Asenya ubushitani bwose arabumara akoresheje iki? Urukundo. Reka mbabwire kimwe gituma mutanesha, mufite imijingana niyo bene wanyu b'abapagani, mufite imishiha muri abarakare cyo kimwe n'abapagani biwanyu. Ikizakubwira ko Kristo yakuzuye nuko uzagera ahantu ugasanga umujinya wagiraga warashize, basigaye bakuvuga nabi ugaseka, bagutuka ukabahesha umugisha. Siko Yesu yakoraga. Kugeza ubwo nyuza nibaza, turabe aba bantu ba mu nsengero barakijwe cyangwa ntibakijwe? Nge harabo nyobora amaze akumbwira kambira ngo bambwiye ibi ningo ngo nararakaye, inono yambwira gutya akaba ari untangaza kurusha abo ngabo. Urakara gute? Wewe uracagira gakono ku mujinya ntikarameneka. Ariko Imana ishimwe we. Ngewe habaga umujinya, Uwiteka yahashize iriba ry'ibyishimo n'amahoro gusa. Gute niki wakora ngo kimbabaze gute? Impamvu ntababara nuko ntemera gukora ikinezeza Satani. Iyo ndakaye automatique ndamunejeje, sinzamunezeza zaruhapfe. No kuvanga ibiki Mana yanjye ndasenze ngo urukundo rwaroyehe mubera we. Ndebera abakozi Imana barangana barashihana bagira gute ibintu narumiwe. Ariko Imana ishimwe singira ubona uzabivuga zababesha. Ntawe nanga, ntawe ushaka ngo azambure, bose ni inshuti zanjye. Nza ndwanga kunda nabo nzi ko batankunda, narumiwe. Narusha umuzwe mbaza umuntu, rese uri umuntu yabigenza gute? Bamwe nzi ko batananga, ndabizi rwose.
ariko byarananiye nsanga ngenda bakunda. Iyo wakambira ngo nose ngo nkuko bakunze ngo bigenze gute, nkumva warashafite doze y'umujinya ahantu wanze gushira. Icyakabiri mu byibuke nimba narabyandye yigeze kuvuga ati burya umuntu wese agira umujinya ungana n'ubupfu bwe. Umuntu arakara bingana n'ubupfu afite. Aho ubupfu bugera niho umujinya ugera. Abantu urabona barakarira umuntu batazi, ntaranamubona na rimwe ariko akamurakarira. Nta bantu urabona arakarira umuntu ngo ubwo yigeze gutongana na sekuru, kandi icyo gihe batonganye utaravuka, none ugasanga barakwikorera. Ejo nagiye mu giterane cy'aba universitaire mu gihe wa Bukavu. Mare nkabaza abahungu b'aba universitaire bikisangane n'abandi bahariye bene. Ariko iyi mijinya iri muri Kongo, iyi mijinya iva kuki? Ko muri bato gutubona uduhungu duto turakara ngo baratubwiye ngo base ngo nabasekuru ngo bari barakoroganye ngo nabasekuru wabande. Umujinya w'ibisekuru barimo bigenze gute? Hayo ndabaza, ese muracyara abakristo? Ati n'abakristo. None se ni gute abapagani ko muvanga abapagani ni bake muri Kongo, ni gute abapagani barushimbaga abakristo kugeza ubwo n'abakristo bayoboka imitekerereze y'abapagani bavuga ngo twange tukanga twice tukicana? Ibyo byavuye he? Ni mumara murabesha n'abakozi y'Imana arabibabwiye muvuga ngo muri abakristo. Gute abakristo banaye gutsinda abapagani ngo mubatere mu rukundo bose bakundane hanyuma mubane mu mahoro? N'ubundi bibaza urukundo rwagiye he mu bubaha Imana? Mureke mbereke ikimenyetso cyanyumije kintangaza. Mpere hano muri Foursquare ni mu mandumiye mwihangana. Ndebera itorero usanga ririmo abakristo 1000, abakristo 1000, abakene 10 baririmo bashaka kuburara. Aya matorero yose muzabaririza ntarita bamwe abakene akaburara cyangwa karara hanze n'utwana tubiri ari mu kazu kashambure na saro k'ishuri 20-30, 1000 kikananirwa gukemura ico kibazo. Nibyo nibaje ndavuga toke turi bazima cyangwa itorero abantu bararozwe gusa? Niyo mpita ngira ubwo nkamenya ko itorero ryabaye idini nuko rimera. Itorero iyo ryabaye idini rihita rija mu maprograme gusa y'ibindi bakibagirwa ibyo Kristo ashira ku mwanya wa mbere. Nge nkunda kubwiriza hanze mu dusenta twananiranye itorero ryacu ryegere bagakizwa bakaza mu rusengero, narangiza nkabwira ari mu rusengero abadiyakoni n'abandi, kandi kabona ari shafite amamodoka bafite ibikibende ibyo toke. Abantu bakijwe harimo abakene, buri muntu wese agira uwapare nawe. Nayimaze icyumweru muri restoration nibyo twakoze, no kujya hanze mu makartier ku cyumweru haje iminyago myinshi mu buryo ngira ngo nayo ibintu badaherutse muri Kimisagara. Byanejeje umutima wanjye Mana yanjye. Uranda babwira ati abari bukizwe bose ukenye agaburirwe, uwambaye nabi yambikwe. Icyakabiri ngiye uko njya mbigenza nibyo nabatozaga. Abakijijwe bene abo bakene buri muntu akwiye kugira umupare nawo mu rusengero. Konfi akaba hafite umuntu ukijijwe vuba w'umukene ufite ibibazo agomba gutoza ibya Yesu, akanamutoza uko ubuzima buhinduka. Ibyo adashoboye abizane muri sociale y'itorero. Buri muntu aba bantu bose bafite aho barera. Bamwe ntimukinabyara nabo umubiri, none munaniye kurera umubiri, munaniye kurera nabo umwuka. Icyakabiri njya nibaza, muraho gusa muri cyandi bari bafite fier ngo urumva ngo bafite abana banjye ngo bamfata umwanya. Abana bahe wajya kumvuga ngo we yabyaye umubiri ngo afite ngo bakobwa 4 ngo n'abahungu bangahe, ibintu bene ibyo. Nukuvuga ngo Imana yakohereje kubyara abakobwa n'abahungu gusa tu birangiriraho. Ahantu uzasanga muri biye havuga ngo mubyare mwororoke, niriya hirya
nyuma ya Banowa n'abandiriya mu isezerano rya kera, kuko iyo babyaraga bubaha Imana automatique babaga bongereye umubare muri Jerusalemu y'umwuka. Ariko tugeze mu isezerano risha ndaho mbona Bibiliya ivuga ngo mubyare benshi, iravuga ngo ahubwo muhindure benshi kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Binateye isoni ingene uzajya mu ijuru abana b'umubiri wabyari bo benshi kurusha b'umwuka. Bakakubaza abo bagukurikiye nibaza n'inyenyeri bamwambika, abo bagukurikiye abo nibo bana ataba nibo nabyaranye n'umugabo wanjye toke, abo bo nibaje ku ruhande zana b'umwuka, habure n'umwe. Mwatorero mwe nimba koko Kristo ari we mwizera, nimukore nk'uko Yesu yakoraga. Urukundo dore icyo zamana bakizwa bita urukundo, gusabana ko gusangira, bakururane, bagira utugurupe. Nje bijya sinigeze mbigira kuva nuzuye umwuka wera. Ariko iyo mbonye umuntu ubabaye mbabarana nawe. Abakene nzande babo mu itorero niyo baburaye, narababwiye ni burara ukabona byanze zamukuze gukomanga iwanjye, ibiri yo babyikorera aho nimwe mu burara ndebe ko iwanjye baburara. Ariko mpakikishe ko bakizwa bakagera ku rugero rwuzuye tukazajyana mu ijuru. Barize ukwegereye ngo umaze kubyara bangahe? Ufite bangahe wabyaye? Fosque ndabibasabye ngewe ubaho ngiye hose muri iki gihe rwose nta bindi bwiriza, sina umutwaro ndimo urandya kurenza ibindi bintu. Icya kabiri nabwiye mu itorero iwacu nta mafaranga yanjye nata, mujye abagore bajye bakora ibyo biterane byo mu rusengero n'abandi babikore, n'abajene bazabikora, ariko nge nta giterane nzakora cyo mu rusengero ngo nzana abantu gusa ngo baje kuririmba ngo babyine babiri ibyo bamara batahe, ntari bapagani bari bukizwe. Icyo giterane ntaco nakongera gukora, nta mafaranga nagitangira. Iyo mbonye miliyoni 2 nge pita nshinga ibyuma mu gasenta, niko mbayeho. Ashaka be ayanja fana yundi muntu, nabwiye Imana n'umugore wanjye n'abana nta mafaranga yacu tugira, ifaranga ryose tuzabona niryo mu bwami bw'Imana ryo kuvuga ubutumwa. Nihakenega ubutumwa jyeyo, nihagira saguka namwe muyarye, kandi ivuga butumwa niriba ritaraza ari ibyanyu biriho bikorwe. Ariko tubyara abantu nitumara bakizwa musigaye mwicara, kandi ndabakunda. Ubimvugo niyo mugiye mu byumba by'amasengesho ngo Mana ngurebe gwisi yacu ngibaye ntabi n'ukuri ngurumogi rurasaza nguburaya ngo bubaye ngewe. Hari itorero mperuka kuja gukorana na giterane, tugane n'umupasiteri n'umati ndagukorera igiterane iwawe, ushaka ga stade ikibuga cy'umupira cyegereye urusengero rwawe. Ati kirahari. Ngo mararambira ngo maze imyaka 8 muri komba spirituelle dusenga, imyaka 8 turi gusenga Imana tugabize kano gace. Ngo maze imyaka 8 se Imana ikabagabize. Imyaka 8 wa usenga warasaza. Iyo myaka 8 reka kubwire kwizarutwa n'umugoroba umwe gusa ngewe nzahaza. Umugoroba umwe nagiye tubashinga ibyuma 300 bakira Yesu ngo tubasuke mu rusengero rwe ruba ruto hamwe nabo yagiraga. Iyo myaka 8 wasengeraga iki udafite naho uzabicaza? Imyaka 8 ngo nguri ku mavi amafungo yaramwishe, ngo Imana imugabiza gaci kakugabize gutudasohotse. Dusohotse umunsi umwe kera tangiye kumbwira ngo nta buryo wamfasha ngo tukagura urusengero tukarubomora, ntibyo kubaka ntubimbaze, nushaka uzasengere munsi y'igiti. Ikindaje ku ijoro n'ubugingo bw'aba bantu babe burimbuka, muhe mubyinira mu rusengero mudasohoka ngo muje kubabwiriza. Ngewe nabwiye abo nyobora toke ivuga butumwa nimbona ko ribananiye neza ntibajye basohoka ngo bagende babwiriza inzu kunzu, nibibananira ndahiye Imana wenza dimanche zimwe zajya gusenga sange nakinze. Nibagerira imbere urusengero bose bamaze guparika bagize mbe munkurikire turasengera mu muhanda tugende tubwiriza twigabura. Ndashima ko iyo tubikoze babyemera, babiri bakanyura, abadamu babiri abagabo babiri
bakagarukana iminyago. Iyo babikoze iyo dimanche ntitubura abantu bagera 100. Bamwe baza kuhateranira, abandi bakiriye Yesu. Ababatizwa bose ni ababa bavuye mu mihanda gutyo. Ariko insengero nyinshi zigeze kuri etape basigaye babatiza abana babo babyaye gusa. Ngo bwakuze ngo twabonye ngo butangiye kumera amaberi, abandi ngo ndabona ngo twana twatangiye kuza ngo ni mubabatize gusa abana babo babyaye batakija kuvuga ubutumwa. Nuko ngewe nta urusengero nanarushize inyuma y'umujyi wa Kigali, ntari muri Kigali, kuko insengero zo muri Kigali mbamona birirwa gusa muri kombo yo kurwanira abakristo. Iyo babonye umwe bamureba neza, uriya namubacomora nte, uriya namwambura Foursquare ikareba undi uriya nagira gute, bahora gusa ari kavu mu kajyumu gusa. Abakristo babaye nk'amafi yo mu bwato, baraterera muri bakagarura nuko gusa. Bene abo ntaco bamaze. Bene abo b'inzererezi baguma ari uku gusa gutya. Kugeza ubwo ibi bihumbi byose biri aha hanze ntibuza mubibona. Kandi mu matora iyo bonye nk'umuntu akabona amenyanye gusa n'umushu, nicyo gituma namenye ko amatora y'Kigali bataza banatumirana ku gatute, kuko ari benshi batumira akumva ko babonye isoko yo kuyora abakristo mu rundi rusengero. Amanyanga mwapfuye boze imyuka ya Babiloni yo ngiyo. Ni gute waje gukura ikintu mu mufuka wa so w'ibumoso ngo kibike mu mufuka wa so w'iburyo? Cavuye he cagiye he? Ikibazo dufite ko ari abari hanze, abari mu rusengero abashaka hiki kwabo bahageze. Iyo tugiye gushaka bari hanze, itorero nabwirijemo nge mbwirizamo gutya, nta mukristo warivamo ngo nje kumwakira nta mutumye kumushumba cyangwa mbigane n'umushumba we. Bitari ibyo ntibishoboka, keretse itorero ntazi cyangwa tudatumirana. Ibyo icyatumye ritantumira nyine rifite ikibazo. Ico kibazo giye gutuma mbakira kuko nawe si muzima, kuko barahari adashaka gutumira abandi nguriye cyane yabona ngo ke nguriye afite amavuga ngo yo bantwara. Niko bameze. Nimuve muri ibyo mu izina rya Yesu, twubaka itorero rimwe ryande rya Yesu Kristo. Umunsi umwe muri Nyamata nawuje abapasiteri turabuzanye na Pastor Fade n'abandi gutyo, ngo naye ndabe ati twebwe nge na Fade titwe dutwara abakristo mu matorero, ahubwo tuzatugaba abakristo, tuzababagabira. Bararebana bose baravuga ati aba bantu bavuye i Burundi aba ni abanyamitwe rwose, bazabatumara. Baje kubyemera ari uko dukubisa agasenta kamwe 208 bakije tubagabura amatorero 2 104 dukubisa kandi abakijwe nimba ari 200 n'abangahe tubahaye ayandi 2. Dukubisa handi ni barya 300 mbahaye rya rindi navuga ryo ujya wasenze imyaka 8 ngaharonga. Baravuga ati yeme ibintu ni ibindi rwose. Abandi abayicariye nkamuhamagara ati yara abakristo bakijijwe ndabakohereje mbahaye nimero bakire. Muracanyumva tuvuge haleluya. Amen. Mbariza umufoswe kwegereye ngo urabyiteguye gusohoka. Muriteguye gusohoka? Niba basohore muje kuvuga ubutumwa. Cya kabiri, udashoboye kujya kuvuga nge nibyo nababwiye, azafata amafaranga ye ayatange avuga ati nge singenda. Reka mbaho ubuhamya. Kugira igiterane twakoze kuruhuha n'umuntu umwe watanze amafaranga. Arayatanga pe mbari miliyoni zinga. Izo miliyoni zavuyemo abakizwa 180. Mbura amatorero abarera, biba ngomba ko duhita tubafungurira tubafatira ahantu sale no kwishura aho hantu no kuhatunganya n'ibikoresho n'ibiki, amafaranga y'umuntu umwe. Kandi gitangaza mugiye muri Bibiliya agaciro k'umuntu umwe warokowe na Yesu wa wundi mubyibuke yagahwanyije n'ingurube 1000 bingahe
ibihumbi 3 aravuga ati ubugingo bw'uyu muntu bufite valeri iri hejuru y'ingurube ibihumbi bingahe, aho gupfuyu hapfa ingurube ibihumbi 3. uyu munsi ingurube imwe iragura ngahe i Kigali? Narabajije bambwira ngo ni amadolari 120. ngahe gwiza rero $120 ubikube n'ingurube ibihumbi 3 uragwa mu bihumbi 300 hafi ngira ngo na 60 by'amadolari umutima umwe gusa. ngahe nono ndebera uyu muntu ubwiriza ibi igihumbi kigakizwa, murumva mu bwami afite umusaruro ungana gute? mbwirira ukwegereye ngo nimba utajya kuvuga tangira utanga amafaranga, uzuzana amafaranga uyatange yivuga butumwa. Fosco yambi basabe mu izina rya ukuyaba ari nk'iwacu. iyo umuntu aje akavuga iwacu ikintu kitabaho bitangishiraho uwo munsi, mushireho ivuga butumwa ryo hanze mu mazi iminsi mu rusengero, mushireho ikigega cy'ivuga butumwa, ibitaramo bimwe mu bishire mu dusenta hanze, twananiranye turimo urumogi n'indaya n'ibiki muje kuhahindura. ese hano inyuma yanjye mwe mundebera hejuru handitse gute? hejuru uko bivuze gute? abazi icyongereza cyinshi ni mugisobanure. itabaza ryi none yego mana yanjye muzicara ngo riba muri kire bariyo baze hano mwe musohokana itabaza rikajya mu mwijima, hanyuma bari mu mwijima bakagira gute? bagakurikira. ibyo muzabipanga udusenta twananiranye muduhamagare igicaniro dukorana iryo vuga butumwa. reka mbasomere utundi nsoze sinabimara kuko iyo ibintu natekereje ibintu byinshi iwacu baranzi. shobora no kuvuga ngo ndavuga nimara mu mbazi ibyo gusimba mushaka mu bireke. ni gute muvuga ko mu ijuru ari heza? aka 3 ariko ntimuhabwire bene wanyu. ijuru muririmba mugasara kuko imutaribwira bene wanyu ngo nabo barimenye. aka 4 ni gute abantu bashakanira mu rusengero rw'Imana bavuga ko bari imbere y'Imana ariko usanga baturanye babana nk'abahuriye mu kabari? izi nduru ziri mu bashakanye mu bakizwa iziza zivahe ko bose bisimbiza ngo bashakaniye imbere y'Imana mu rusengero, ariko kubana kwabo ukabona ntaho gutaniye n'abahuriye mu kabari? ko mu kabari bashaka kwemera ibintu kubera inzoga zabarenze basinze, ariko mu rusengero bari bazima. cya 5 ni gute Satani yazamuwe mu bizera kandi mwiriba muririmba ko yatsinzwe burundu? sinaje kubwiriza rwose mu nyumve. mbere ikiganza ukwegereye ngo Imana iguhe umugisha ko wabaye hano. abandi batanyu bamwe byibura ko mwahabaye mu izina rya Yesu. okay, ngiye gusoza. ni gute Satani tuvuga ko yatsinzwe burundu akomeje guhabwa intebe mu bizera no mu matorero? hari n'amatorero nzajyamo bakaramya bagahimbaza bagasara bakuzuzwa, ariko wumva bajya kuvuga bose bahita bumva bose ngo turukana ngo imyuka yose ngo irango y'abazimu ngo barango bari kugendagenda hano. no turashize bavuye he mu rusengero? mwariko muguruka ngo ubwiza bw'Imana bwamanutse ngo Imana iri aha hantu, nyuma y'Imana kumanuka n'abazimu baje gute? ibintu rwose bincanga mu bakizwa. ukabona uzi ko abantu bagira utuzimu muri bo bakagira ngo barahari kandi habahari bari muri bo tu baratugendana utuzimu, imitekerereze yaruzuye ipakiyemo abadayimoni ku buryo nta kindi abona. hari n'amatorero iyo usenze ntuvuge shitani, ntuvuge abashwezi, ntuvuge iki, bumva ko utasenze. hari abona agiye gusengera ngo rwose ngo uyu mukozi w'Imana ngo ntakigenda, ngo umuntu yoza gusengera abantu baboshwe ngo ntakubite ngo akubita abazimu ngo agire navuze Yesu n'amaraso ya Yesu gusa,
sinavuga shitani ngo bamare bararakara. Ariko igitangaza bwarakebaza kunshaka bambwira ko bose ntawongeye guterwa, baraye ari bazima, baterwaga ijoro. Babyemera ari uko byababayeho, ariko ubundi bari bangaye. Nigeze kundi mugore nawe yazanye umwana we nawe ngaza aterwa, ngaze musenga, azi ngo ndasenga ngo nsakuze ngo nsarare, yamenyereye barya baboroga bagasakuza, nsengera mu kajwi ko hasi kandi iminota 5. Yararakaye ataha atansezeye. Ngo umuntu yosuzugura undi bene kuri yahamagara uwo mundangiye. Bakoze Imana bazaga ni nk'abakomisiyoneri bazabarangirana. Yamubwiye turi yawe rwose, uri yawe rwose numugeraho, ngangeraho nsenga 5 minutes. Kandi kwijwi ryoroheje cyane, sinisimbiza, sinikunguta, sinasarara. Aravuga ngo yansuzuguye. Ariko icyanejeje nyuma y'iminsi 2 umwana we ikirwara yamujanye ni Burayi kumuvuza. Nyuma y'iminsi 2 umwana yari muzima adafite habe, kugeza ubwo anezerwa aravuga ngo ndumva umutima unyemeza kuguha ikintu mu byo ntunze 2 ndaguha kimwe. Nasanze ntunze inzu 2 tuze n'imodoka 2 ndaguha imodoka imwe. Ndamubwira ati nta modoka yawe nkeneye. Mwari mukomyega amashikera mwe mwayemeye. Umugabo we ntakijijwe, ntarakira Yesu. Nimara nakira imodoka y'umugore ufite umugabo utakijijwe, ninyitwara ejo umugabo we ntazamusarana akavuga uriya ni umugabo we cyangwa ngo bigize gute. Ndamubwira toke umugabo nazakizwa cyangwa akaba ari umugabo, okay, ariko sinshaka kuyakira. Birabanza biramurakaza, ariko umunsi yabibwiye umugabo iby'Imana yakoze ku bana be, umugabo yakoreraga hanze. Amubwira ati numva koze Imana amuha imodoka iriya nayo. Umugabo yeza ngo ngugira gute, abona amaso aratukuye, umugabo arahindutse. Nyuma bukene aramubwira ngo akoze Imana, ngo Imana yabahaye ubwenge bukomeye, ngo ariko ngo si ubwenge ngo mubamweretswe, ntaco neretswe gusa ni ubwenge bw'Imana bagize beno. Hari benshi bazapfa kwakira gusa kera akaba arateruye, ntazi ko ateruye yakije imiriro ibintu bene ibyo. Kugeza ubwo umugabo yarushe nawe yemera iby'Imana n'agakiza nka nyuma y'imyaka 3. Uranyumva tuvuge haleluya. Mbwirira kwegereye ngo Satani yaratsinzwe, mugabanye mu mutwe, mugabanye mu mutima, genda umusohore no mu nzu yawe. Ngewe ntawe nza ndirimba, sinanamuvuga no mu nzu, sinasengera abana banjye ngo mvuge shitani kuba ari ukubanduza gusa. Ndamushaka hiki. Yaratsinzwe. Gutsindwa nuko mwibagirwa muri nge. Kabaho mu buzima numva Kristo gusa n'ubwiza bw'Imana. Ariko iyo wamaze gusetinga imyuka y'abazimu mu mutwe, nico gituma benshi bambwiye ngo none ngo uziko sengo niyo maze gusenga mu ijoro ngo kirukana batayimoni ngo nkajyamo ngo kuryama bakaniga, barareka kuniga wararanye nabo no mu kanwa bari barimo. Wabahamagaye kubasenga ubamiza ubavuga ntabahari, egari kubahamagara. Niko byubatse. Tushobora kuvuga shitani hatari ubucokoje ngo areke gutera, aziko aho muramwemera, aho muramutegereje. Ariko abanyamwuka baminuje nzabibabwira kugeza mu byumvise. Basa ariko muzi ubwiza bw'Imana buba muri urusengero, warushahaguruka. Ngewe ko ntararo ariko waje kare. Baze bakuzanira kudutasha. Munyumva muririmba muri inzu ubwiza bw'Imana bukamanuka, ariko kumva ko mugifite imitekerereze y'abazimu narumiwe n'ukuri kose. Barangiza mukaririmba negere intebe yawe zanye bimazi by'amashimwe nkoririmbiri ndirimbo y'amashimwe n'icubahiro niwe ho ubereye gushima. We waremye isi n'ijuru, ni wakira icubahiro, we muhanye ubugingo uri
mu mababa yawe niyo nshaka kwibera mu bihe nsobaho nzamashima wewe. Ngahe nimukomera amashyi yo hejuru Yesu. Hallelujah, hallelujah. Tuvuge ngo haleluya. Amen. Ndebera umuntu umaze kuvuga ngo mu mababa yawe iyo nshaka kwibera abakizwa iyo bikije gutyo ngo mu mababa yawe negereye intebe yawe. Ndebera umuntu wegereye intebe y'Imana iyo bayirangije gutyo bazamatanya ngo ko mashitani ngo abazimu ngo mu izina Zimubashe. gute imbere y'intebe yayo abazimu bahaje bavuye he? Bari mu mutwe wawe gusa. Depression. Ndavuze ngo abadayimoni bo mu mitekerereze ndabasenyuye mu izina rya Yesu. Amen. Mubeho nk'abari muri Yesu. Nibyo nzabwira abantu ngo baterwa nijoro, ntimukaryame nk'abaraye i Rwanda, nk'abaraye muri ariya mazu. Jurara muri Kristo ahantu ho mu ijuru, ubone ko akazu ngewe niteretse muri Yesu, hanyuma bareba bagira ngo ndi hano, ariko ngomba kuba naraye ahantu ho mu ijuru muri Kristo. Iyo mitekerereze se yaterwa bigenze gute? Ariko mwese muzamuja kuryama. D'abord ikindi namenye ko abakizwa baza basenga ijoro kurusha amanywa. Kandi si ukubera umwuka, ni ukubera ubwoba bw'ijoro. Kubera ko bazi ko ijoro ryose ari n'abazabigisha akamabwira amasaha yo mu ijoro ngo niho abazimu baza bakora ngo na shitani ntagira ijoro ntagira amanywa. Uko Imana itagira ijoro itagira amanywa, na Satani ibyo ntabyo azi, agutera uko ashaka. Ariko kubera ubwoba bwa nijoro ninde mukizwa uryama adasenze? Hari umugore umwe nangiye kuvuga umugabo yaribeshye kubera mu ruho aratembagara, amaze amukubita ikofi ngumva kera kiragonye udasenze amaze abazimu batunigira aha. Umugabo ngiye kubasura ngo ati pastor naragowe nzampfa kusinze kera kubuze ngo ndasenze ngo abazimu kandi kumanywa niriwe habe niyo niriwe mu masengesho. Icya kabiri ntazayemera ko nsenga ngaramye ku gitanda ngo paka mbyuke nje kwambara jinsi nshake n'igipira nkubitemo. Ntashaka kunyemera ko nsenga ngaramye gutyo. Ndamwati umugore iryo tera bwo buri hagarika guhera uyu munsi ujye wuzuzwa ugaramye no mwishuka. Niwumva umuruho washize ubone kubyuka upfukame hasi, wige gusengera aho ugeze hose. Icya kabiri wa mugore we, ibyo bijinisi muza mubyambarira abandi bantu mu mihanda, naho iwanyu ntimuza murara gutyo. Imana se nayo ntibazi muri gutyo kubera ko utareka ngo asenge yigaramiye aho ngaho ngo paka ngo nawe ngo abasabyuke ngo ibitenga kenyere afunge mutwegire gute. Rego bure twaburagwira. Imana si Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. None se nta bantu iziganiriza baryamye? Nta bantu baza buzuzwa ari mu gitanda yasinziriye? Nta muntu izisura Mana yawe ngo bashizwe ku mariri yabo ngo ikabasura? Mubeho nk'abari mu bwami, mureke kubaho nk'abari mu buretwa. Satani yaratsinzwe, nimubeho nk'abamukize na bene wanyu babifurize kubera ko muri abantu bacitse Satani. Igihe cyose namwirukanye nkarara muvuga nico gihe Satani yangu bisagoye kurusha n'ibindi bihe byose. Ariko amaze kumenya ico ndico, nkamenya ko ndi mu bwami, ndi muri Kristo ntasohotseyo, Satani rwo nawe ndakuvuga ngo ushaka hiki. Iyo mvuze Kristo wazutse,
n'umugisha ukomeye nimuhaguruke nsenga Imana ndekera ibyo umugisha ukomeye umugisha umenya Yesu bamubambye mwana n'umugisha umenya Yesu bamubambye mwana w'Imana kugira ngo amidurure n'umugisha ukomeye yego n'umugisha ukomeye umugisha kumenya Yesu kumenya Yesu n'umugisha we n'umugisha kumenya Yesu kumenya Yesu n'umugisha we n'umugisha la saquette la Yesu Yesu n'umugisha bivuge bamubambye Yes. Mubohorwe n'ayo maraso ya Yesu yagaze shipfuye nk'ikibota urubaza w'ibyaha byanjye n'urukundo rwa Yesu data w'inshuti yaje watumye apfira we haleluya
urukundo yoyo inshuti yaje watumye mpira Haleluya, haleluya, haleluya. Bamubande Mwana w'Imana kugira ngo abindura n'umugisha ukomeye kumenya haleluya wibaza Imana Isiraheli n'umugisha komeye kumenya Yesu ayi bamubambye Mwana w'Imana kugira ngo abindura n'umugisha ukomeye kumenya Yesu twese haleluya. haleluya Yesu turasenga iminota ibiri dusenge muri pozisiyo bajya bita yo kugaruza ibyagiye kurekipera kugaruza ibyagiye. Munyumve ko nababwiye ngo Egiputa Babiloni yararahiye ngo mubakeneshe nimurangiza mubashire mu buretwa. Iyo ushaka kugaruza ibyagiye muri Bibiliya pozisiyo 9 zikoreshwa gusenga, harimo yo gusenga ugendagenda, yani ni ugukurikira no kugaruza, ni no kwagura imbago. Turakoresha iyo twese. Nimba hari ibikifatiwe Egiputa, nimba yaramaramaje systeme ya Egiputa ngo kenesha abubaha Imana, turabisezereye uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Tidukeneye umugisha ngo twirate ngo tuje mu tubari. Turashaka kubona umukobwa umwe muri Foursquare ashaka gufata agasenta akakabwiriza n'amafaranga ye wenyine, icyo akazana iminyago hano bakuzura, byakozwe n'amafaranga y'umuntu umwe. Mukareba ingene Imana izamura abantu mu migisha yabo. Nibyo ushaka ko dusengera, ibintu ubona wanyazwe ubigaruze, ibindi wumva bigenda muri yo bitari byo bisenyuke mu izina rya Yesu. Aha tuba twaje mu ruganda aho gucurirwa ngo nitumara tuzafashe n'abandi. Muzamura amaboko yanyu mu izina rya Yesu. Ni wewe Mana wenyine ishobora byose, Yesu Kristo. ni wewe Data w'ibihe byose. Mana yanjye uko dusenze, haleluya Yesu uko dusenze tugendagenda, wimbazwe Imana Isiraheli turahakana imbaraga za Egiputa. Yesu Kristo twaza Uburetwa turabusezera, twaza uburetwa gukeneshwa na Babiloni Yesu Kristo turabihakana mu izina rya Yesu. Hindura amateka y'abantu, hindura imyizerere yabo, fata imitekerereze yabo ibe mizima, ubwiza bw'Imana bubuzure, gukora kwa Kristo kuganze, uhindura amateka y'abantu, igaragaze Yesu mwa mu izina rya Yesu. Kora ku bantu bawe Kristo. Ndavuze ngo operasiyo ibere muri iki cyumba, muri iki cyumba, abarwaye muri iki cyumba, babashwe muri iki cyumba, Satani yanze ko bageraho. Igihe niki ngo babigereho, igihe niki ngo babifate mu izina rya Yesu Kristo. Oh yes, amaraso ya oh Yesu yes, adukure mu buretwa. oh yes, amaraso ya Yesu adukure mu buretwa, uburetwa bwa Farawo, uburetwa bwa Satani. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ubohore, utubohore. Bambye anawi remera amateka masha
ububyutse no guhindura abantu bananiranye hanze. Tidushobora kurebera ngo abana babaye ngo indaya ngo basigaye mu reka babwira iyo utabigwanyirije hanze mu bana b'abana uzabigwanyiriza iwanyu mu biwanyu. Niko bimeze. Satani utamutereye kure akurwanyiriza mu rugo. Ndashaka kubona abantu nsengera bari mu mwuka w'ifuhe ryo kuvuga ubutumwa. Hari n'impano mwabuze kuko hari impano nyinshi Imana izitangira hano, izitangira kuri tele hahandi nayo hayibabaje. Abantu bajya bakumirwa n'impano ze zibazukamo. Abantu bashaka gutangira timu y'abavuga butumwa kugeza mubonye 70 no ku cyumweru muzabahamagara 70 bagiye kwatsa umuriro. Abatazajya bagenda baze batanga amafaranga, abagiye kugenda kuko iyo ugiye kubwiriza hari hanze witwaza ndende yitwaje amafaranga. Umbwiye ngo ko nkishijwe ndarari nikiko narindari bitamuhaye kurari bendo byaba ngombwa yavuga ati aho bana n'izindi ndaye mu gashamburete tukamuhaye kwishura kandi kiyo. Guhamya Kristo nibyo abakijijwe bose, kwigisha abakijijwe nibyo abashumba n'intumwa n'abahanuzi bari ministere eshanu, ariko guhamya ibya Yesu nibyo abizera bose. Mwese dushoboye kuja guhamya ibya Yesu. Mwese maraya wahuye na Yesu saa 6 saa 7 yamanuye umujyi w'i Samariya wose kugeza aho Yesu ari. Tegereza Kristo ibyo mbonye banze nzamuke mbabwire amanuka nawe umujyi wose. Ibihumbi biramukurikira abihamirije Yesu gusa atakindi akoze. Ndashaka abahungu n'abakobwa abagore bumva bafite umutwaro nimuze hano imbere tubasengere. Mugiye kuvuga ubutumwa hanze, muze mugira igihe mugende inzu kuyindi, mugire mu gasenta, hanyuma buri mezi 3 muze mugire evaluation y'abantu maze kwakira Yesu. Murebe ububyutse buzaba muri Fosco ya Simbabeshe nk'ubu mpaga zandabizi igitondo mutaraje harenza aho mugeze mu buryo bw'umwuka timushaka kwagera mudakora ivuga butumwa tibikunda murapfuba mukahisigara muhagaze ahantu hamwe. Imana ikavuga ati nizo nabahaye musigare izo kubyina gusa, musigare izo mu rusengero gusa kwishusha, ndetse ugasanga mutange no kuzamo amatiku y'utugambo bijya biterwa n'iki no kwitorero ridasohoka asigaye rero imyuka y'irabazi basanga mu rusengero. Niba nta muyobozi wivuga butumura turuvuga butumwa okay, aba bantu bose urabandika nurangiza mukore team groupe yivuga butumwa kugeza babaye 70. Nyuma ya 70 muzakomeze bazamuka 300. Abo bantu ndimubona umwaka utagishira mugasanga hano hari abantu barenga 100 ngahe bakiriye Yesu mu mwaka baraho. Nibi mwanga ngo murubaka okay nimusengere iri ryo nyine na ubundi yo nama service muzahira mushaka muzagira nini uziguha kwitorero ryiza kiri mu mujyi hagati tutwikaha hose izidaye zose ngo zize mu rusengero. Ibi byonyine Imana yabari notori byababera umutego ibaha inzu nimara muze gusamatanye matsu umuriro mukereze kubenga ajye Yerusalemu banze gutandukanika batatanye kugira ngo ari ubutumwa bugenda dore igihe kiragiye
ijuru rizabakoresha ibikomeye. Hanyuma ni ibintu bisanzwe, agaforumasiyo gato gusa kanyu muganira kwivuga butumwa, muhana ibitekerezo, hanyuma mukajya mupanga weekend imwe mugomba gusohoka, muhurira aha mugasenga iminota 30 gusa, murangije mukigabura babiri cyangwa keretse yaragasenta muzikananiranye bababwiye, mwabazana n'umuyobozi w'umudugudu, mwabazana w'akagari, barahazi ahananiranye hose, hari urumogi, hari indaya, hari ibiki. Nibarangiza iyo weekend muzakora iyo operation, abo muzabwiriza bakakira Yesu, muhita muzana nabo kubakirira hano, mukategura amafanta, mugasangira nabo tuntu dusanzwe, mubereka aho bazasengera, abandi mukabatumira bucare ku cyumweru bose bakaza gusenga hano. Muzareba abantu bakira ahangaha, muzareba umusaruro iri torero cy'Imana yaritangiye, muri byazo umusaruro. Hari igihe kujya musirimbano ngabarera bati Imana we nkumva mwarangiza cyagisirimba kireke imaze kuguruka kuriki, ngiye burya mumona nimuranga harya mwitse hasi bite basohokana mwiruke mugende muvuga, hanyuma mukareba impano zabamanukaho, muzagira impano mutigeze kugira mu buzima. Niko Imana izitoza abantu bayo, ikabona ko ari ingabo ziri maso zihagaze gukora. Muzamura ibiganza mwakira uwo mwuka mu izina rya Yesu, murebe ibyo Imana izakoresha amaboko yanyu n'indimi zanyu. Mana yacu mu izina rya Yesu, ngaba turabagutuye, ingabo z'Uwiteka zigiye kwamamaza ubutumwa bwiza, indaya zigiye gufatwa n'ubutumwa, abamwarumogi barahindutse, abananiranye baraje, abari barushe bagiye kuruhukira mu Mwami Yesu, amahoro agiye gutaha mu bantu bari bayabuze. Kristo we, ngizi ingabo zirabonetse, wabonye 12 bafata Yerusalemu yose, none ngaba banyibaje cyane, baraje barembeye kugira ngo babikore. Suka umwuka wawe wivuga butumwa, umwuka w'impano n'imbaraga, bazakora ibikomeye batigeze gukora, ubareme bw'impano batagiraga, ubamara ubwoba mu izina rya Yesu. Kandi amahirwe n'umugisha bari barabuze byose bigiye kwirema ku buzima bwabo, babaye ibikoresho ijuru rigiye kwirata. Babaye imfura zivuga butumwa muri iri torero, rigiye gusohoka no kwamamaza ibikomeye, bagiye kuzana iminyago myinshi. Urakoze kubakoresha, ibirenge byabo ndabihumanuye, aho bazakandagira hose, amaboko yabo, indimi zabo, amaso yabo, uwo bazareba wese bakamubwira azafatwa n'imbaraga. Reka dukomere Imana amashyi ku mpano bahaye, mugiye kubona impano mutari mumenyereye muri mwe, muzatangarira Imana. Reka babandike mu izina rya Yesu, mukomere Imana amashyi. Murakoze cyane.